Hari ibibazo byagiye byibazwa n'abantu imyaka n'imyaniko. Hari ibibazo byatumye abantu bashwana, abandi bagira ukwizera gukomeye, abandi barushaho gushidikanya. Mu mateka y'isi, izina rya Yesu Kristo ni rimwe mu mazina yavuzwe cyane kurusha ayandi yose. Hari abamufata nk'umwana w'Imana, hari abamufata nk'umuhanuzi, hari abamufata nk'umwigisha ukomeye, ndetse hari n'abavuga ko ashobora kuba atarigeze abaho, ahubwo ko yaba yarabaye inkuru yatekerejwe n'abantu ku giti cyabo. Ariko se ukuri ni ukuhe? Ese Yesu Kristo yaba yarabayeho nk'umuntu wabaye ku isi mu buryo bw'amateka, cyangwa yaba yari inkuru yanditswe kugira ngo igenzure abantu no kubaha icyizere? Iki ni ikibazo cyakomeje gutera impaka hagati y'abahanga mu mateka, abanyamadini, abafilozofe, ndetse n'abashakashatsi bo mu isi ya archaeology. Uyu munsi muri iki cyegeranyo turasesengura amateka, inyandiko za kera, ubushakashatsi ndetse n'ibitekerezo by'impande zose kugira ngo twegere ukuri. Iyo umuntu yumvise izina Yesu Kristo ahita yibaza ibintu byinshi. Hari abahita batekereza ibitangaza bivugwa muri Bibiliya, abandi bagatekereza urukundo, abandi bagatekereza ububabare bwo ku musaraba. Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki: niba Yesu yarabayeho koko, ni ibihe bimenyetso bifatika bihari? Niba atarabayeho, ni gute izina rye ryashoboye guhindura isi yose kugeza na n'uyu munsi? Iki cyegeranyo cy'uyu munsi ntabwo kigamije gutekereza umuntu icyo agomba gukora, ahubwo kigamije gutanga amakuru, amateka, ubushakashatsi n'ibitekerezo byagiye bitanga imyaka myinshi. Intego ni ugufasha kureba ikibazo mu buryo bwagutse kandi bwimbitse. Uko tugenda twinjira muri iyi nkuru, turaza kubona ibintu byinshi abantu benshi batigeze batekerezaho na mbere hose. Hari igihe amateka y'isi yagiye yuzura inkuru z'abami, abarwanyi n'abanyabwenge, ariko benshi muri bo bagiye bibagirana. Nyamara Yesu Kristo uvugwa ko yabayeho mu gace gato ka Palestina ya kera, yabashije kugera mu bice byose by'isi. Ese ibyo byashoboka ku muntu utarabayeho, cyangwa n'imbaraga z'inkuru gusa zashoboye kwigarurira isi ya none? Mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yesu Kristo, igihugu cya Yudeya cyari kiyobowe n'ubwami bw'Abaromani. Icyo gihe abaturage benshi bari bafite ubuzima bugoye, bari bategereje umuntu ukomeye uzaza kubakiza ubutegetsi bw'Abaromani. Mu myizerere y'Abayahudi hari haranditswe ko Mesiya cyangwa se umukiza azaza. Abashakashatsi benshi bavuga ko icyo gihe abantu benshi bavuga ko ari abakiza cyangwa se abahanuzi. Mu mateka harimo amazina y'abantu benshi bavugwaga nk'abayobozi b'umwuka, ariko Yesu ni we wenyine wagize ingaruka zikomeye ku isi yose muri rusange. Ibyo byatumye abahanga bibaza impamvu ye yihariye. Mu gihe Yesu avugwa ko yabagaho, umujyi wa Yerusalemu cyangwa se Jerusalemu wari ikigo gikomeye cy'idini. Hari urusengero rukomeye cyane rwubahwaga n'Abayahudi. Abatambyi n'abayobozi b'idini bari bafite ububasha bukomeye ku bantu. Iyo umuntu yavugaga ibintu bishya cyangwa se binyuranye n'imyemerere y'icyo gihe, yitaga afatwa nk'umwanzi. Inkuru nyinshi za Bibiliya zivuga ko Yesu yavukiye i Betelehemu, akurira i Nazareti, atangira kwigisha afite imyaka hafi 30. Yavugaga ubutumwa bw'urukundo, imbabazi no kwegera Imana. Ariko ibyo yavuze byose byatumye bamwe bamukunda cyane, abandi baramwanga cyane. Hari abahanga bavuga ko amateka ya Yesu Kristo atashobora gusobanuka neza umuntu atumva politiki y'ubwami bw'Abaromani y'icyo gihe. Abaroma batinyaga umuntu wese washoboraga guteza imvururu cyangwa se gukangurira abaturage kubarwanya. Iyo nimwe mu mpamvu bavugaga ko Yesu yaje gufatwa nk'ushobora guteza ikibazo. Kimwe mu bibazo bikomeye abantu bibaza ni iki ngiki: ese hari inyandiko zitari za Bibiliya zivuga kuri Yesu Kristo? Igisubizo ni yego. Hari abanditsi b'Abaromani n'Abayahudi banditse bavuga umuntu witwaga Yesu Kristo cyangwa se Christus. Umwanditsi w'Umuyahudi witwaga Josephus yavuze umuntu witwaga Yesu mu nyandiko ze zanditswe mu kinyejana cya mbere. Nubwo hari impaka ku magambo amwe yakoreshejwe, abashakashatsi benshi bemera ko hari igice cy'inyandiko ze kivuga Yesu Kristo mu buryo bw'amateka. Undi mwanditsi witwaga Tacitus wari Umuromani, nawe yavuze ko Christus yishwe ku butegetsi bwa Pontius Pilato. Tacitus ntabwo yari umukristo kandi ntiyari afite inyungu yo gushyigikira Christianity. Ibyo bituma inyandiko ze zifatwa nk'ikimenyetso gikomeye mu mateka y'isi muri rusange. Hari kandi inyandiko za Pliny the Younger uwavuze abakristo ba mbere ndetse n'uburyo basengaga Yesu Kristo nk'Imana. Nubwo ibyo bitagaragaza mu buryo butaziguye ubuzima bwa Yesu Kristo, byerekana ko mu kinyejana cya mbere hari abantu benshi bemeraga ko yabayeho. Abahanga mu mateka bavuga ko umuntu uvugwa n'abantu benshi batandukanye mu bihe bya kera aba afite amahirwe menshi yo kuba yarabayeho koko bya nyabyo. Niyo mpamvu benshi mu bashakashatsi b'amateka bemera ko Yesu Kristo yabayeho nk'umuntu w'amateka, nubwo batemeranya ku byerekeye ibitangaza bye yakoze. Hari impaka nyinshi z'abahamya ko Yesu atabayeho koko. Nubwo hari ibimenyetso byinshi, hari abantu bavuga ko Yesu atigeze abaho bya nyabyo. Icyo gitekerezo kizwi nka myth theory. Icyo gitekerezo abagishyigikira bavuga ko inkuru za Yesu Kristo zishobora kuba zarakuwe mu migani ya kera y'ibihugu bigiye bitandukanye. Hari abavuga ko inkuru z'umuntu uvuka mu buryo bw'igitangaza agapfa nyuma akazuka zari zisanzwe mu madini ya kera nka Egypt ndetse na Persia.
bityo bakavuga ko abakristo bashobora kuba barafashe ibyo bitekerezo bakabyubakaho inkuru ya Yesu Kristo. Abandi bavuga ko nta nyandiko zanditswe mu gihe Yesu yari akiriho zibaho. Inyandiko nyinshi za Bibiliya zanditswe nyuma y'imyaka myinshi hamaze kuvugwa. Ibyo bituma bamwe bakeka ko hari ibintu byinshi byahinduwe cyangwa se byongewe muri Bibiliya. Hari kandi abashidikanya ku bitangaza bivugwa muri Bibiliya. Bavuga ko kugendera ku mazi hejuru, kuzura abapfuye cyangwa kuzuka nyuma y'urupfu ari ibintu bidasanzwe cyane ku buryo bigoye kubyemera nk'amateka. Nubwo bimeze gutyo, abahanga benshi mu mateka ntibemera ko Yesu atabayeho na gato, ahubwo bavuga ko ikibazo gikomeye atari ukumenya niba yarabayeho kuko byanyabyo, ahubwo ari ukumenya uwo yari we by'ukuri. Nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo, inkuru zizatangiye gukwirakwira mu buryo bwihuse. Abigishwa be bavuga ko bamubonye yazutse. Ibyo byatumye batangira kubwiriza ubutumwa bwe mu bice byinshi by'ubwami bw'Abaromani. Mu ntangiriro, abakristo benshi baratotejwe cyane, benshi barafunzwe, abandi bicwa bazira ukwizera kwabo. Ariko aho guhagarara, Christianity yarushijeho gukwirakwira hirya no hino ku isi. Ibyo byatunguye benshi mu bahanga mu mateka. Hari ikibazo gikomeye abantu bibaza: ni iki cyatumye abantu benshi bemera gupfa kubera Yesu Kristo niba yari inkuru mpimbano gusa? Hari abavuga ko abantu bashobora gupfira ibintu bizera nubwo byaba atari ukuri, ariko abandi bavuga ko bigoye ko abantu benshi bapfira ikintu bazi neza ko cyahimbwe. Mu kinyejana cya 4, umwami Constantine yemeye Christianity, maze ibidini rikomeye mu bwami bw'Abaromani. Icyo gihe nibwo Christianity yatangiye gukwirakwira ku rwego rw'isi yose muri rusange. Uko imyaka yagiye ishira, izina rya Yesu Kristo ryakomeje kugera hose hirya no hino mu isi. Yavuzwe mu bitabo, mu buhanuzi, muri muziki, muri filime ndetse no muri filozofi. Nta wundi muntu wagize ingaruka nk'izo ngizo mu mateka y'isi muri rusange. Abashakashatsi b'ibisigana amatongo bamaze imyaka myinshi bacukumbura ahantu havugwa muri Bibiliya. Hari byinshi byagaragaye byemeza ko ahantu henshi havugwa muri Bibiliya habayeho kuko byanyabyo. Izina rya Pontius Pilate, uvugwa ko yaciriye Yesu urubanza, ryabonetse ku ibuye ryacukuwe muri Isirayeli. Ibyo byafashijwe kwerekana ko uwo muntu atari umugani, ahubwo yabayeho kuko mu mateka byanyabyo. Hari kandi ibisigazwa by'imijyi nka Nazareti, Capernaum na Bethsaida ivugwa mu nkuru za Yesu Kristo. Nubwo ibisigara amatongo bitarerekana Yesu byanyabyo, byerekana ko amateka ya Bibiliya afite aho ahuriye n'ukuri kw'igihe cya kera. Abahanga bavuga ko archaeology idashobora kwemeza ukwizera, ariko ushobora kwemeza ko abantu, imijyi n'ibihe bivugwa byabayeho byanyabyo. Ibyo bituma amateka ya Yesu Kristo adafatwa nk'umugani gusa. Hari n'ibindi bintu byinshi byagiye bitera impaka mu isi yose muri rusange, harimo Train of Shroud, umwenda bamwe bavuga ko wapfunyitse Yesu Kristo. Hari abawemera, abandi bavuga ko ushobora kuba warakozwe nyuma y'icyo gihe cya Yesu Kristo. Kugeza ubu ngubu impaka ziracyari zose, ziracyakomeje. Ikintu gitangaje ni uko Yesu atavugwa muri Christianity gusa, no muri Islam Yesu cyangwa se Isa afatwa nk'umuhanuzi ukomeye. Ibi byerekana ko izina rye ryarenze imbibi z'idini rimwe gusa. Mu idini rya Islam, Yesu ntabwo afatwa nk'umwana w'Imana, ariko yubashwe cyane. Kirambuye ivuga byinshi kuri we ndetse no muri nyina Mariya. Ibyo bituma Yesu Kristo aba umwe mu bantu bake bavugwa cyane mu madini agiye atandukanye mu isi yose muri rusange. Hari bamwe mu bafilozofe bavuga ko nubwo umuntu atakwemera Christianity, hadashobora guhakana ko Yesu yagize ingaruka zikomeye ku mitekerereze ya muntu. Abanditsi benshi bakomeye ku isi bagiye bavuga Yesu mu bitabo byabo. Hari abamufashe nk'ikimenyetso cy'urukundo, abandi nk'ikimenyetso cyo kwitanga, abandi nk'umuntu wahinduye amateka y'isi muri rusange. Iyo usesenguye impande zose muri rusange, usanga ikibazo cya Yesu kirimo ibintu bibiri bitandukanye. Icya mbere ni amateka. Ese hari umuntu witwaga Yesu Kristo wabayeho? Icya kabiri ni ukwizera. Ese yari Imana cyangwa yari umuntu usanzwe? Abahanga benshi mu mateka bemera ko Yesu wabayeho nk'umwigisha w'Umuyahudi wabayeho mu kinyejana cya mbere, ariko ntabwo bose bemera ibijyanye n'ibitangaza cyangwa se ukuzuka kwe. Ku bantu bafite ukwizera, Yesu Kristo ntabwo ari umuntu w'amateka gusa, ni umukiza w'umwana w'Imana. Ku bandi ni umuntu wateye inspiration y'abantu benshi. Ku bandi nanone ni inkuru yubatswe n'abantu. Ariko kandi hari ikintu kimwe abantu benshi bahurizaho: nta muntu n'umwe wahinduye amateka y'isi nk'uko Yesu Kristo yabikoze. Kalenda y'isi, iminsi mikuru, ubuhanzi, amategeko ndetse n'umuco byagiye bigirwaho ingaruka n'izina rye. Ikibazo gikomeye gisigarana iki ngiki: Yesu umuntu ashobora guhindura isi yose atarabayeho kuko byanyabyo, cyangwa imbaraga z'inkuru zishobora kugera kuri urwo rwego? Icyo ni ikibazo buri muntu wese yasubiza ukwe. Mu buzima bw'abantu bwa buri munsi hari ibintu byinshi tudashobora gusobanura neza. Hari ibyo twemera kubera ibimenyetso, hari ibyo twemera kubera ukwizera, hari n'ibyo dukomeza gushidikanyaho. Iyi nkuru ya Yesu Kristo ni imwe muri izo nkuru zikomeye zakomeje kugora isi yose muri rusange.
ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko Yesu Kristo ashobora kuba yarabayeho kuko byanyabyo nk'umuntu w'amateka. Inyandiko za kera, archaeology n'ikwirakwira rya Christianity byose bitanga ibitekerezo bikomeye, ariko ku bijyanye no kuba yari Imana cyangwa se Umukiza, ibyo ngibyo byo bisigara mu rwego rwo kwizera. Isi yakomeje kugabanywamo ibice bibiri, abemera ndetse n'abashidikanya, ariko icyo abantu benshi batatekereza ni uko gushaka ukuri bisaba ubushakashatsi, gutega amatwi impande zose ndetse no gutekereza cyane. Aha hari ikibazo gikomeye si ukumenya niba Yesu arabayeho bya nyabyo. Aha hari ikibazo gikomeye ni ukumva impamvu izina rye ryakomeje kubaho imyaka irenga 2000 kandi rigakomeza kugira imbaraga kugeza na n'uyu munsi. Ese Yesu Kristo yaba yari Imana? Ese yari umuhanuzi? Ese yari umwigisha ukomeye? Cyangwa yari inkuru yatekerejwe n'abantu mu buryo busanzwe? Ibyo byose bikomeza kuba urugendo rw'ibitekerezo umuntu wese agomba gukora wenyine. Ariko mbere yuko dusoza, tekereza kuri iki kibazo: niba umuntu umwe ashobora guhindura amateka y'isi yose muri rusange, niki byigisha abantu ku mbaraga z'ibitekerezo, ukwizera ndetse n'amagambo? Hari igisubizo kirenze ibyo abantu benshi batekereza. Iyo amateka avuzwe, amazina menshi aribagirana, ariko hari amazina akomeza kubaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Izina rya Yesu Kristo ni rimwe muri ayo mazina. Wamwemera cyangwa se utamwemera ukamushidikanyaho, ntushobora guhakana ko yahinduye isi muri rusange. Uyu munsi twasesenguye amateka, ubushakashatsi, ibitekerezo ndetse n'impaka, ariko urugendo rwo gushaka ukuri ntirurangirira hano. Aha hari ikibazo gikomeye, ntabwo ari ese Yesu yabayeho bya nyabyo, ahubwo ni kuki isi itigeze imwibagirwa. Niba tugeranye kuri uyu munota, biragaragara neza ko nawe uri umwe mu bantu bashaka kumenya byinshi ku mateka y'isi n'amabanga yayo. Komeza gukora ubushakashatsi, komeza kwibazaho byinshi, kuko ukuri gukunda kubonekwa n'abatinyuka gushakisha ukuri. Niba iki cyegeranyo cyaguteye gutekereza byinshi, gerageza kugisangiza abandi. Ese wowe wemera ko Yesu yabayeho koko, cyangwa utekereza ko ari inkuru yubatswe n'abantu? Andika igitekerezo cyawe mu mwanya wahariwe ibitekerezo, kuko impaka nk'izi nizo zituma abantu bakomeza gutekereza cyane. Mwakoze kudutega amatwi. Ikiganiro cy'uyu munsi naho tugisoreje. Mbashimira buryo cy'umudahwema kudukurikira. Ikindi kiganiro naho utaha. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.